Muri iyi video ndashaka kukubwira uburyo bwiza bwo kurya tungurusumu kugira ngo ikugirire akamaro kenshi gashoboka. Hari ibintu byinshi abantu bazi ko bifitiye umubiri akamaro, ariko ikibazo ni uko batabikoresha mu buryo bukwiye. Iyo ikintu cyiza kidakoreshejwe neza, akenshi umubiri ntubasha kukivomamo inyungu zose cyagombaga gutanga. Ni nako bimeze kuri tungurusumu. Nubwo abantu benshi bazi ko ari ingirakamaro, hari benshi batazi uburyo nyabwo bwo kuyirya cyangwa kuyikoresha. Ari nayo mpamvu hari igihe batabona inyungu zose yagombaga kubaha. Uyu munsi rero ndakwereka uburyo bwiza bwo kurya tungurusumu kugira ngo ubone inyungu zayo ziruseho. Turarebera hamwe zimwe mu nyungu zayo zagaragajwe n'ubushakashatsi bwa siyansi. Ni ukuvuga ubushakashatsi bukorwa n'abahanga hagamijwe kumenya ukuri ku ngaruka cyangwa akamaro k'ikintu runaka ku buzima bw'umuntu. Niba ushaka rero kumenya byinshi kuri tungurusumu, komeza ubane natwe kugeza ku musozo. Amateka ya tungurusumu ni maremare cyane. Tungurusumu yakoreshejwe kuva kera cyane, ndetse amateka agaragaza ko yari isanzwe izwi no mu Misiri ya kera, igihugu cyabayeho mu myaka ibihumbi ishize. Mu bitabo byabo bya kera handitswemo ko abantu bakoreshaga tungurusumu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko se ni iki gituma tungurusumu iba ikintu gikomeye cyane ku buzima? Muri tungurusumu harimo ikinyabutabire cyitwa arisine, ari ryo zina ryacyo ry'umwimerere. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari ikintu cyihariye kiba muri tungurusumu gifasha umubiri gukora neza no kurwanya ibintu bitandukanye bishobora kuwuhungabanya. Impumuro ikomeye ya tungurusumu niyo ibituruka kuri iyo arisine. Ariko hari ikintu abantu benshi batazi. Iyo tungurusumu ikiri yose, arisine ntabwo iba yakoze neza. Iyo uyikase cyangwa se ukayisekura, ihura n'umwuka maze igatangira gukora neza. Aho niho imbaraga zayo nyinshi zitangirira. Nicyo gituma abantu benshi bavuga ko tungurusumu mbisi iba ifite imbaraga nyinshi kurusha iyatetswe cyane. Reka rero turebere hamwe zimwe mu nyungu tungurusumu ishobora kugira ku buzima. Kimwe mu bintu by'ingenzi ni uko ifasha umubiri kugira ubwirinzi bukomeye. Umubiri wacu ugira ubwirinzi bwawo busanzwe bufasha kurwanya indwara n'udukoko dushobora kuwutera. Iyo ubwo bwirinzi bukomeye, umuntu arwara gake. Tungurusumu rero ishobora gufasha ubwo bwirinzi gukora neza, bityo umubiri ukabasha guhangana n'indwara mu buryo bworoshye. Tungurusumu kandi ishobora gufasha umubiri guhana n'ibicurane n'inkorora. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko ifite ubushobozi bwo gufasha umubiri guhangana na zimwe muri virusi. Virusi ni udukoko duto cyane dutera indwara zitandukanye, harimo n'ibicurane. Iyo umubiri ufite ubwirinzi bukomeye, ushobora kurwanya ibyo byorezo ukabirwanya neza kurushaho. Ikindi kandi, abantu benshi bahangayikishwa n'umutima, umuvuduko w'amaraso uri hejuru n'ibinure byinshi mu maraso bikunze kwiyitwa cholesterol. Ni bimwe rero mu bintu bishobora kongera ibyago byo kugira indwara z'umutima. Cholesterol ni ibinure biba mu maraso, kandi iyo bibaye byinshi, bikaba byinshi cyane, bishobora gutuma amaraso atembera nabi. Tungurusumu rero ishobora gufasha umubiri gukomeza imiyoboro y'amaraso imeze neza kugira ngo amaraso atembere neza. Iyo amaraso rero atembera neza, umubiri ukora akazi kawo mu buryo bwiza. Byongeye kandi, tungurusumu ishobora gufasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Iyo amaraso rero agenda neza, ibice bitandukanye by'umubiri bibona umwuka mwiza n'intungamubiri zihagije, bigafasha kugira ubuzima bwiza. Hari ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya.
tungurusumu mbisi iba ifite arisine nyinshi kurusha iyatetswe cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko iyo ushaka kuyikuramo akamaro kenshi ari byiza kuyikata cyangwa kuyisekura ukayireka iminota mike kugira ngo ihure n'umwuka, hanyuma ukabona kuyirya. Uko niko arisine ibasha gukora neza kurushaho. Icyakora nubwo tungurusumu ifite inyungu nyinshi, si umuti usimbura imiti itangwa na muganga. Ni kimwe mu biribwa bishobora gufasha umubiri gukomeza kugira ubuzima bwiza iyo biri mu mirire iboneye. Niba rero ufite uburwayi bukomeye, ufata imiti ihoraho cyangwa ufite ibibazo byihariye by'ubuzima, ni byiza kugisha inama muganga cyangwa undi mukozi w'ubuzima mbere yo guhindura uburyo urya cyangwa gutangira kuyikoresha buri munsi. Nk'uko mubibonye rero, tungurusumu ni kimwe mu biribwa bimaze igihe kinini bizwi kandi bifite ibintu byinshi bishobora kugirira umubiri akamaro. Ariko kugira ngo ubone inyungu zayo nyinshi, ni ngombwa kuyikoresha mu buryo bukwiye kandi ukagira imirire myiza muri rusange. Niba ukoresheje tungurusumu neza kandi ukabihuza n'imibereho myiza, ushobora gufasha umubiri wawe gukomeza gukora neza no gukomeza ubuzima bwiza igihe kirekire.